ntabwo byuka mu gitondo kuko wabonye amafaranga ukaba ufite inshuti ifite business runaka ikora ngo nawe uhite ubyuka ugenda ujya gukora iyo business. Ibi ntabwo ari ubwa mbere mbivuze kuri YouTube channel. Please gufata igishoro ukajya gukora, gutera intambwe ukajya kuvugana na mushiti wawe kubera ko agiye kugusobanurira akaza akora nuko agakoramo n'amafaranga afite, igomba kuba ariyo step ya nyuma ukora. Uyu munsi ngiye kwigisha ibintu ugomba kubanza gushyira ku murongo mbere yuko ukora business, okay? Amazina yanjye yitwa Sandrine, nimba uri mushyashya cyangwa ndakwakiriye. Welcome back to another episode of I Learn You Learn We Grow Together. Hano dusoma ibitabo, tukungurana ubwenge, tukaganira, ushobora kudusangiza igitekerezo muri comment and so. I grow, you grow, we grow together, okay? Uyu munsi yongeye kuganira kuri business. Ni ibihe bintu umuntu abanza gukora kugira ngo akore business iri ku murongo yayitekerejeho, abashe kugira abandi abona bagera. Hari impamvu nyinshi zituma ukora business abandi baregutanzemo bukabona bageze kure, cyangwa se abandi bakanaza nyuma bakayikora ukabona bo bageze kure, ariko wowe waba ukigiramo bikanga, ejo ugahomba, ejo ugafunga, ukajya gutangira ibindi bintu. Impamvu nuko impamvu ndi gukora iyi content nuko maze imyaka 5 niga business. So please I know more about business, nkoze business zitandukanye zipfa, izindi zikemera. Trust me, I know what I'm talking about. Number 1, dukora icyo bita feasibility study. Feasibility study ni uburyo bwo gukora ubushakashatsi bwimbitse. Ni ukuvuga ngo nyuma yo kugize igitekerezo cya business runaka ushaka gukora, uhita noneho ukora ubushakashatsi bwimbitse kuri icyo gitekerezo ufite. Ese abagikora ubusanzwe bagikora bate? Gishobora no kuba ari igitekerezo gishyashya, ariko ugomba kugitekereza mu buryo bwimbitse. Ese ni gikora kizagira akahe kamaro? Ese gikora gite? Ese nagikoresha gute? Ese ku isoko gikora gite? Feasibility study ni uburyo bwimbitse bwo gutekereza kuri business yawe kugira ngo ujye kuyikora banje kwitekerezaho. So munsi ya feasibility study rero ni ibiki dukoramo. Ibyo ngiye kuvuga byose biri mu mutaka cyangwa se biri hasi ya feasibility study. Ukora feasibility study mu bihe bintu. Point ya mbere munsi ya feasibility study ni concept statement. Concept statement, nk'urugero mbere yuko ntangira iyi YouTube channel, naricaye ndavuga nese okay, ndashaka gukora YouTube channel ivuga ibiki. Ese ibi bintu birakenewe? Hari umuntu ukeneye kubyumva? Ese bizagira abantu akahe kamaro? Ese ni ikintu cy'agaciro ku buryo umuntu yandeba akavuga ati uyu muntu kamuhe subscribe? Nuvuga ngo muri concept statement nibwo utekereza byimbitse ku kamaro iyo business yawe izamarira abantu. Kuko nimba iyo business yawe idafite akamaro izaha abantu, ntabwo bazabasha kuguha amafaranga yabo. Bagomba kubonamo agaciro, bagomba kubonamo icyo bita value for money. Kugira umuntu aguheza amafaranga abanza kuvuga ati okay, amafaranga nganjye ntabwo ari abapfuye ubusa, amafaranga ntabwo ndabanyangije. Agomba kubona value for money kugira ngo aguhe amafaranga. So ugomba kudefininga business yawe, ukamenya ikizaba imariye abantu n'impamvu utekereza ko ari ikintu cy'ingenzi. Okay? Ikindi cya kabiri ugomba gutekerezaho maze kubona ko gifite akamaro ni market research. Market research ni cya gihe ujya noneho kureba hano hanze abasanzwe babikora bate. Ese nabakire bitewe na vision wa settings. Of course kugira ngo ukora business ugomba kuba settings vision yawe, ukamenya ati okay, abantu bakora business busanzwe wenda bakutwara benzi, bubaka wenda makarina, bubaka wenda ama etage, ariko wenda wowe urashaka kubaka mansion, ushaka kugura private jet bitewe n'urwego ushaka kugeraho. Ntabwo uzajya muri business aho ubona abantu basanzwe bayikora nta kintu bigejejeho murangiza nawe ugiye kuyikora. Ugomba kureba abasanzwe muri iyo field bo babayeho bati, ukabaza amakuru, ugakora ubushakashatsi kuri internet. Ese business ubundi yanyinjiza amafaranga menshi angana iki make angana iki? Iyo niyo bita market research. Uko abantu babikunda ibyo bintu n'ubusanzwe, ibi bintu ubundi abantu basanzwe babikunda, basanzwe babigura. Ibi byose ni ibintu ugomba gukorera iki research mbere yo kujya muri business. Okay? Icya gatatu noneho ureba product study. Ukiga iyo product, okay, wenda ngiye gucuruza amarido, wenda ngiye gucuruza amashuka, nzacuruza amashuka akunzwe ku isoko nayahe? Ese isoko turimo ku isoko ry'umurimo cyangwa se bitewe n'abantu bo muri kino gihugu cyangwa muri ako gace bagura ibintu bingana iki? Cyangwa se bagura ibintu byangaye? Nuvuga ngo ndi kuvuga ubushobozi bw'abantu. Ese bagura ishuka $50,000? Ese bagura ishuka $100,000? Cyangwa karitsiye ndimo na karitsiye nzaba nkoreramo
abantu babasha kugura amashuka y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 5 n'ibihumbi 3. Product ukamenya ngo product yanjye izaba irimo ibi n'ibi, nzashyiramo ibi n'ibi n'ibi, cyane cyane abantu bakora manufacturing, wenda ugiye gukora amavuta, ugiye gukora inzoga runaka cyangwa se ikinyobwa runaka cyangwa se indi product yari yose, amavuta y'umusatsi, ese nzashyiramo amavuta ya karoti angana iki, nzashyiramo amavuta ya aloe vera angana iki. Ibyo byose ugomba kubikorera ubushakashatsi muri product research, okay? Ukamenya urugero cyangwa se quantité z'ibintu bizaba biri muri quantité na qualité, okay? Hari ishuka ry'umweru rifite koto, hari rya koto turi bufure igashishuka cyangwa se ikazana iby'ubwoya, hari n'ayandi none ya original, hari n'iziringaniye. Ukamenya product yawe ese izaba imeze gute, okay? Ikindi kintu ugomba kwita noneho utekereza, ureba ibindi bintu hanze, ibintu bigukikije, imisoro, government, imisoro isanzwe ica abo bantu, rent, ahantu uzakorera, ese nzayishyira hehe, nibwo uvuga ute business yanjye njyane muri Shike cyangwa njyane Kimironko cyangwa njyane Kimisagara hariya hepfo, bitewe na target market yawe cyangwa se n'abantu ushaka gucuruza n'ubushobozi bwabo n'ubushobozi bw'ibyo ushaka gukora n'ibyo ubona ko bakeneye n'aho babikeneye. Aho ngaho niho rero se government isaba ihe misoro ukayibara, kuko imisoro basaba ni myinshi kandi iratandukanye. Ukabanza ukamenya se government wenda government wenda ntabwo yemera bino bintu, bigomba kuba bifite karite runaka, bigomba wenda kuba bifite nk'uko navuze nk'amavuta yo kwisiga cyangwa se inzoga. Hari ibintu bitemewe gushyirwa, abantu bakora manufacturing barabizi. Hari ibintu ushaka kwica abantu, ntabwo ibintu byose ubishyira ku isoko ngo babishyire ku mubiri w'umuntu cyangwa se ngo byose babishyire mu nda y'umuntu. Ugomba kumenya legal bodies, icyo bita legal bodies cyangwa se legal requirements zigenga iyo field yawe. Basaba ibiki, nize standards ugomba kuba umitinga, ni ibiki bisabwa, imisoro ingana iki, nzakorera hehe. Ikindi kintu ugomba kwitaho ari cyo benshi muri mwebwe mukunze gutangiraho kandi urabona ko kiri mu byanyu mugomba gutekerezaho, noneho organization yawe cyangwa se wowe kuzabikoramo. Aho ngaho ni nkureba ibintu nk'abakozi uzakenera, ibyuma uzakenera kugira ngo ukore iyo business cyangwa se producing ayo mavuta cyangwa iyo nzoga, ukareba facilities zitandukanye, office equipments, ibikoresho byo muri office, aho uzakorera, uburyo uzabikoramo, manager wawe, uzaba wenda ushinzwe ibingibi, uzaba ushinzwe amasuku, uzaba ushinzwe ibingibi. Niho noneho urebera muri organization yawe ibyo ukeneye, ibyo uzashyira muri company yawe kugira ngo ibashe gufunctioninga cyangwa se gukora neza. Ikindi kintu ari nacyo nanone akenshi mukunze guheraho ni amafaranga, igishoro. Nicyo kintu urabona ko kiri mu byanyuma, ndetse ndi gusoza ngira ngo harabura nka point imwe gusa. None nibwo ureba ku mafaranga ufite, ukamenya se igishoro kizava hehe, kuko ibyo bintu byose mvuye kubabwira nibyo bikwereka igishoro uzakenera ko kizaba kingana. Ntabwo utangirira ku gishoro ufite ngo noneho ibingi baba ari byo, ahubwo urabanza ukamenya ibyo usabwa, ukajya wamenya ngo ese mfite amafaranga angana iki, ese kubi byose muri mbisabwa kandi ko ntakora ntabifite, amafaranga azava hehe. Muri finance niho utangira gutekereza uti amafaranga azava hehe, ese nzagurisha umutungo, nzagurisha inka, nzagurisha ikibanza, ese nzafata ideni muri banka, nzafata credit, ese wenda mfite savings zihagije, narizigamiye bihagije, ese nshobora gufata ikibina cyangwa nshobora gufata muri societe. Noneho nibwo utekereza amafaranga agomba kuva. Nkiri ku mafaranga ndagira nkubwira ikintu cy'ingenzi. N'ubu ugiye gushora cyangwa se gukora business ufite igishoro runaka, ntuzakora ikosa ryo gufata amafaranga yose wari ufite ngo uyashorere icyarimwe. Ugomba gushora amafaranga ku buryo harasigara ukayabika kuri konte, kuko na nyuma yuko umaze gusetting up ibintu byose wabishyize ku murongo, hari andi mafaranga bakomeza bagusaba, hari utundi tuntu dukomeza tuza tuba dukeneye amafaranga. So iyo wimazeho amafaranga ugitangira kubera ko ushoye, birakugora mu nyuma kubasha gukipinga cyangwa se kumaintaininga business yawe. Ukeneye amafaranga kugira ngo ukorere amafaranga. Niyo si turimo, niyo si tubayemo, we can't do anything about it, okay? Ibintu byose mbabwiye ni ibintu bizabafasha kumitigatinga risks cyangwa se kumenya ibibazo ushaka guhura muri business yawe, guplaninga witonze, ugapanga ibintu witonze, ubanje kubishyira ku murongo, udapapa utirukanka. Bizagufasha gushyira utuntu twawe ku murongo ukajya kudukora wabitekerejeho, uzi impamvu ugiye kubikora, kandi ukamakinga sure gukora ikintu ukunze. Muri video y'ubushize ya business narabivuze ko ugomba gukora ikintu ukunda
kubera ko muri business habamo challenges nyinshi cyane, ibibazo byinshi cyane, ugomba kuba ubikunda kugira ngo nibipfa wongere ugaruke, kugira ngo nibyanga ukomeze usunike, kugira ngo ntibiba bikuruhije utabivamo. Nkuko nawe babwiye ko ni YouTube channel yanjye ni shyashya kandi nayo ifite ya mbere yarapfuye, ariko naragarutse ko ari ikintu nkunda. So ugomba kumenya sure ko ikintu ugiye gukora ugikunze, ukagikora wagitekerejeho. Muri point ya mbere navuze ya concept statement, ugomba kubyandika ibintu byose mvuze, ugomba kubyandika ukabishyira ku murongo kugira ngo ubashe kujya gukora ibintu wabibonye neza, kagufasha kwirinda kugwa mu bintu utazi, mu bintu utatekereje, mu bintu utapanze, bigatuma uruzinga amafaranga, uhomba, ugatakaza amafaranga, ejo ukagaruka ngaho uri kurangwa n'amafaranga ufite igishoro ngo cyarahiye. So I hope this video helps. Nimba hari ikintu mva nibagiye ushaka kutubwira muri comment, nimba hari ikintu ushaka kutubaza kijyanye na business ushaka kutubwira muri comment, turahari kugira ngo tugusubize, tugufashe n'ibindi. So thank you so much. Kandi niba mu video ikunze ushaka kuduha subscribe na like, ukanadusharingira n'abandi bantu wenda uzi ko bakeneye kumva bino bintu kugira ngo dukomeze gusakaza ubumenyi hirya no hino. Thank you so much. Bye.